ejo ndi nongera blotse abantu magana yego kubera iki uyitabo none ikintu cyatsekeje nuko nabenshi aba diaspora kubera iki abantu bo muri diaspora ba bloka cyane kambwira impamvu sibyo nta munyarwanda nabonye ngo utagize amakenga wabigwamo pe hanyuma uyu munsi ufite fiance ese hari abandi bantu bakigutereta kandi oya narafashwe akamana hari abajya bavuga ngo umudiaspora yansabye ifoto nyohereza agafoto uri sexy byari byakubaho be fafa yako yigirira ukuri avugisha ukuri ati narafashwe nagira undi buruzaza kuneta hanyuma fafa ariko iyo wamugana umuntu atarajya mu murenge abakiri singo yego se umva kuko nitemu babyapfa yego iya ahubwo bazi none fafa ari benshi batekereza kuri umusore wamukundiye amafaranga harano byaba bihuriye amahanga ni meza kuba yashoboye yego ariko nkanjye nekereza ko usubune njya mu mahanga nzajya nkuraho ibiraha ibiraha hanyuma duherukana hari ikintu cyakubangamiraga wanasabye abantu hari umuntu ukivuga ngo wa mukobwa w'ikibuno hanyuma arabatekereje ngo wabikoze kugira ngo bagwisha abagabo mu mutego harano byaba bihuriye oya ngamije kubagusha n'ubundi bamwe muri bo bazaza uwo mutego wamugane nkawo bagwishamo ese papa sava bafatana mwari muryamanye hanyuma hari abantu batekereza ko Noella yambara ikibuno none reka niyambura imbere ya kamera nzegoreho oya nibyo ndacyambara oya ubundi abakanshi abagabo bari mariye baratereta pe birakorwa hari no kubwira ati buriya rero umugore wanjye tubana buriya ni nka sita wanjye turabajama rwose nkunda wowe binci intege zo kuba nashaka fufu hari abantu bajya bavuga ngo fufu ni umufemere byaba ari byo ngubu dukoze ikiganiro tukavuga ku mukunzi wanjye kuri paterne ubu ndaza gusanga inbox umunsi byagaragaye ko paterne mwatandukanye fufu bizagenda bite ni ukuvuga ngo biramutse menyekaye kuri musore mwatandukanye nekereza ko abantu bakomeje kumburira bakishima ko naramubwira ati wamuretse mureke hakiri kare n'undi nta murenge muri mwajyamo ya shabusubu nago nakumva nago byo byashoboka bakumva paterne nyine suna bisonara gute shano wira nta gahunda ugira dosako umuntu wambwiye ngo saa 8 mana yanjye ariko kambwiye impamvu sanda numvaga ndi bwubahiriza amasaha saa 10 zuzuye ubundi nabwo ngo zirageze mfite indi gahunda none ugezeho saa 9:50 ese ko mageze ubundi cameraman wakaba dahari agiye kugura abayinitera bitubwiye uri kumwitwaza kandi twagumye hano kuva saa 8 n'igice umva ikiganiro cyeshaho mana yanjye cyo kora kiranyahagije imana izamfashe kigire views kuko ubwoba mfite noneho kubuvuje na cameraman ambwiye ngo none Noella nimbaje n'iki kiganiro ngo gishobora kutazarebwa muri kazajya mu ijuru n'amaguru umva wese ikiganiro tubaze umwaka tugipanga cyakora shacemo igihe ariko nyirumva nagwa byoroshye kambwira ngo Sando ngo ararakaye ngo urimo ararakaye ngo suwese wandakare ngiye uri kundakara ngo si ngo giri wararakaye ngo ikiganiro nacyo nzaguha ntabwo njye munakuvugisha umuntu urakaye nanjye ndakaye sima nshaka kumvugisha komera migo icyo kora I thank God kuje pe nakubeshye nicaya ndi kubwira videographer ni nubwo usirize ko Noella ari buzi ashaka guhitagira ngo nzakambwira ngo Sando ijipo injikiyeho cyangwa ipfara baza ngo mfate Snapchat na update aba haters n'abakunzi aba haters subwo rinde wo kwanga muri ese ni wowe yashangiwe koko nshwa urankunda ndakunda cyane dore photoshop ko banze ukora ifoto mbere na mbere amakuru ya Sherize bimeze biti Sherize shawa akazi karagenda nguguki akazi karagenda Sherize n'akazi bihurire ako no kajye nyima makuru ujye bamakuru dore turi inshuti nubwo turi inshuti zigize gushwana kubera ikiganiro oya kambwiye nyine bibiraho mumeranye neza sure ko nakibona cyo posting ariko ara postingaga mbega umukobwa ari mu rukundo ngo my future husband ngo ndagukunda Instagram yawe noneho kuko mbega noye undi bani bwo buryo mu posting amakaba baje ba haters mu buzima cyo kora navuze ati Noella ari mu rukundo baragurumana none se ubukwe bigeze he nayirutse ufite ubukwe buvaho nako mbere yuko ubukwe buza bagutereye ivi biragenda birahera urashaka bise nk'abakobwa aterera ari je bamugana umuntu aguterera ivi ukinanutse kandi dore uracyambaye n'impeta
na fiançaye fiançaye nambaye neza niguri oya ko ngaho ko ku ruhande kandi nako nikoresheje Sure. reka ndikunda nese mbwira sheri yameze ati ubu kwese ni ryari kiri murambaza ubutetse ngerega na gahunda mfite gusa yego none se urukundo rwawe nawe kucyemeye fiançaye siko namukuza akazi dukora tugakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi Eh. bizi nta byinshi mu bwenge yanjye uri wambwiye amahero umunyamakuru nuze kubimbaza bakari nuze kubimbazaho ndabikubaza Urambona. I promise ndabikubaza ahubwo nge uretse gato utazara kumbwira ngo sa njyewe numbwira mbere nanga umuntu ushombwira ngo numbaze iki kibazo ngo gutera guteye ivi na ivi none se iri murambaza imyaka kandi uzi ko nshaka oya sheri imyaka yo ndabizi ra mukobwa ujye uvuga imyaka ye we icyo kibazo ni nkaho undi ujye kubaza ngo uri isugi suri isugi biraza kumarira icyo abantu urumva atari ubucucu iyo bibazo nyine nabaza no kubona nyine ntabwo ari ngombwa yego pero ese nawe mbwira uze kubikatira gusa oya ariko ndakubazaho gatoya sahago wenjerera cyane gusa ubu gato ntabwo nakaye ndatarana nese sheri ntabwo mwakundanaga koko wanditse nyine mbwira si waretse kumisha maze naje nambaye kanzu y'amahema gift yego si nziza shani nziza pe n'inkweto n'inkweto rwose ntabwo nyine yarayinguriye arayohereza nese we mbwira ivi bari guterera hariya harya munsi y'igiti cy'ipera ndumva afite abakuru benshi yo kuza kukubaza nese wambwiye ubukwe ni ese ko ushaka ko ngutumira ndakwiyamira nese ko wambwiye ngo ni akazi byari akazi ntabwo mwakundanaga ese wandetse wambabariye nyine mbwira ntabwo mwakundanaga shambo barayimva n'amaka ndumva maze ibintu ako ufite umuntu wandanye oya njyewe igo ese uko se gutarajya mu rege n'umuntu yite mushaka gushaka ako ufite umuntu wandanye ese wabuze umukonzi ngo abagire bwo rero nese numva rumbwira biriya byarakazi ntabwo rwari urukundo mbabarira nawe kandi ngiye kuri Snapchat nifatire amafoto sha tubwire yanjye shambwira wabshiri nyine mbwira byarakazi ntabwo mwakundanaga wabariye oya bwira ni ukuri ese kamera ririho sweet mutima paterne paterne sha ndamwibutse ntabwo mwakundanaga ariko nako se kushaka kubimenya wambwiye ngo byarakazi akazi bigaragara ko nayo mutakundanaga mfite akazi ko kumukunda nyine imana yampa none uyu munsi mwarashaka atandukanye ndacyagafite ako kazi ndacyarangaje ndumva nawe udashaka kuba amakuru reka nkureke nubimbaze usibye mbabarira ngaho mbwira rero mbwiza ukuri nyine ndaza nyine wowe nubimbaze mu kiganiro mbabarira sibyo ariko ntabwo mwakundanaga okay no njyeje kubwiza ukuri njye numvisha amakuru ko nyine wari uri mu kazi mutakundana n'uyu musore nibyo ese barabagira akazi egaragaye amarangamutima umuntu adafeka nyine ariko ntabwo mwakundanaga wa mwana yituzurira ariko uyu mukobwa ni igicupu ni wowe kabya akono uzi ubwenge w'umukobwa we uretse mubeshye uragenda ujya mu kazi warangiza nawe yanafite akazi ko kumukunda ntabwo ari akazi mbese ngo byari byari akazi ko kumukunda nyine ndamukunda ariko real life ntabwo mwakundana ese wangize mbega umwana we ndambabarira cyokora uzi ubwenge urangije upretendinga nk'umuntu nyine uri mu genda mukunda umva kamaze ndaje ngiye kuri woshura musibya niza phone basi gato shushu yego niza benifatira du snap nanjye wa mugani dore n'ubundi jewe iPhone yawe indenzeho nkundiye filter ndenzeho jewe yego ko ndaje sibyo ngaho genda ujye kunyara oya bavuga ko kwihagarika oya kwihagarika shamane yanjye n'umukobwa ni atari Gasaro TV. bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi ndabasuhuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo ushaka indirimbo nziza cyane rero bareba indirimbo yitwa Nzahora ngushima ni indirimbo nziza cyane ndetse irimo ubutumwa bwiza nzi neza ko iri bukore ku mitima ya benshi navuga ngo nuyikurikira ibihe waba urimo nzi neza ko biri buze gutuma umutima wumva uhindutse hanyuma ushaka kwikurikira wakanda
kuri YouTube channel yitwa Olivier Big, warangiza ugakurikira iyo ndirimbo ndetse hariho n'izindi ndirimbo nziza cyane ndabizi ko uzanshimira. Ejo ndi nongera blotse abantu magana. Yego. Kubera iki uyitabo none ikintu cyatsekeje nuko abenshi aba diaspora. Kubera iki abantu bo muri diaspora babloka cyane? Kambwira impamvu sibyo? Nta munyarwanda nabonyemo. Runaka Dubai, runaka Canada, runaka USA. Kambwira impamvu ari ukuntu w'impuna nyandikira. Ubundi umuntu anyandikira no munsi ntago nsevinga nimero ejo sinyisevinga nyisevinga nk'inshuro gatatu ndabati no muntu bitewe n'ibyo mwaganira kugira ngo kuko akunda kunyandikira reka nyisevinga nazamwibeshya bikaba byamababaza. Yego. Iyo tutarahura nandika ijambo enkoni rivuga nyine umuntu utazwi. Yego. Niba wenda ramwe wenda biswa nka Sando nkandika wenda Sando. Ibindi niba Sando Gisozi nkabyandika kuko ushaka gusanga na saving izina rirerire. Abantu bose nararebye nsanga akenshi mu diaspora areba ku isaha iba bati turi saa 8 z'amanywa agata guhamagara ntamenye ko iwanyu muri izi joro aboro mitamba bloka ko barambangamira nibyo byose kandi ukaba ufite umukunzi wo muri diaspora. Oya we duhuza amasaha of course duhuza amasaha ko nkiyo turi mu gitondo bari nko mu masaha 8 gutyo niba ntibeshye nyine bo ahuza amasaha nanjye aho kugira ngo amagare iryo joro sinzi saa 9 z'ijoro oya birambangamira nyine nkavuga ngo no kambihagarike. Shari kuko muri diaspora baragoye n'ukuri kw'Imana. Nabonye uyu mukobwa umuntu wese ablotse muri diaspora uzandike muri comment. Nabona abantu ya blotse ndavuga abantu bazabavuga ko fofo yirata. Hari n'abagujya bagutuka. Narebye kuvuga ngo nagiye kwandika bose ariko mbona sinago nabivamo. Noneho ndangije mbere yo kubikora narabanje nyine mbabwira ko ndi kubasezerera. Ko gutambase. Umukobwa n'umwana mwiza gira ukuri wana bibabwiye ati ndabasezeye. Nukuri oya nyine ari unagomagara saa 8 z'ijoro kumva nayo birakujenye kandi ko none fofu ndakubaza iki kibazo umbwiza ukuri. Hari abajya bavuga ngo umudiaspora yansabye ifoto nyohereza agafoto uri sexy byari byakubaho? Ntabwo byari byambaho ko umuntu yazinsaba ariko ngo no umuntu no umuntu tuziranye hoya cyetse nk'umuntu ushaka kunyakira bisanzwe ku zindi mbuga nkoranyambaga. Donc niyo ndi kuvuga wo muri diaspora mutaziranye. Yes nko kuri Instagram yo kuvuga afite nimero yanjye nawe urabikora akaba yakandika yohereza nk'ifoto wenda yambaye ubusa tuguye model mu 5. Yesu we. Ariko ntago ndagwa muri uwo mutego kuko mba nzi neza ko ushobora gusanga ari n'umuntu mwari muri kumwe mu kanya wenda abyonditse kuri Instagram. Ego ati abirizi no foto imeze gutya na gutya tugwa model 5,000 ni ibintu byinshi arabigwa muri ugasanga amafoto yo mu gihe kizaza zikizwe nko hanze ibintu nk'ibyo babihari nabyo birahaba. Ariko hari ikibazo nibaza ubwo ifoto n'ibihumbi 5 ninde wayaguha kweri kwifoto? Ushobora gusanga bitewe n'icyo azayimaza. Donc ndibaza kuki rimwe nemwe tutagira amakenga. No hari umuntu ukankurugero Sando hari umuntu ude tubitekereza akavuga 5,000 by'idolari miliyoni 5 z'amanyarwanda gatamba ikintu yakora akavuga ati n'umushinga ngo ndawufite wagahita yohereza kumva ko kuko ari byo bakana ntibanayamushye nabyo bibaho wohereje cyane rwose ikintu ngicyo ngicyo bibaho cyane birakorwa ariko disi ushobora kuba ku mbuga nkoranyambaga kenshi ukunda kugira amakenga ariko utanagize amakenga wabigwamo kuko usanga hari nk'ubutumwa wakiriye runaka ariko ukabona burakeketse niko navuga biteye inkeke ubwo utagize amakenga wabigwamo pe. Hanyuma uyu munsi ufite fiance ese hari abandi bantu bakigutereta kandi oya narafashwe akomana she narafashwe bambe fafa yako yigirira ukuri avugisha ukuri ati narafashwe nagira undi buruzaza kuneta hanyuma fafa ariko iyo wamugana umuntu atarajya mu murenge bakiri singo yego se mva kandi kuko nite mu babyapfa yego iya ahubwo bazi ukeneye undi mukunzi uyu nago nkeneye umukunzi ariko urumva nko mu gihe ntarajya mu murenge ushaka nko guhinduka nkaba nakomereza aho twari tugeze n'undi ni ukuvuga ngo uri ready kudi wagutereta wamwemera oya ntabyo navuga nyine kaza kunteranya none fafa ari benshi batekereza kuri amusore wamukundiye amafaranga harano byaba bihuriye abenshi bakeka kari icyo nawe ariko warabyumvishe narabyumvishe pe ngo na amafaranga ngo ni visa ibintu nk'ibyo yego mu byukuri iyo bavuze ngo ni visa none ndanaseka kuko ntago nkunda kuba mu mahanga uraseka cyo urababara biransetse kuko imurambwiye ngo nicyo kintu nakurikiye nakivuga ko ari ikintu kimbangamiye kuruta ibindi numva binsekeje amahanga ni meza kuba yashoboye yego ariko nkanjye nekereza ko ubu ninjya mu mahanga nzajya nkuraho ibiraha ibiraha umva ikibazo papa afite ntajya mbona
ikibazo fufa afite ni iki biraha vrema urabikunda yes ndabikunda sinjye muri Amerika najya mbikureho wenda naho birahaba se bagira mu biryogo bo barahafite mu biryogo wenda naho hari agace TV nta kimwe baba bafite n'ibyo byose nkumva ni ibintu nzakumbura kandi ntazabona vuba hanyuma duherukana hari ikintu cyakubangamiraga wanasabye abantu hari umuntu ukivuga ngo wa mukobwa w'ikibuno oya sha barakijijwe no kurabwo barakoze yo nakoma Imana ishimwe bambi nukuri mwarakoze kuko fofo ababaye harano benshi avuga ngo uyu mukobwa yababaye abari mubi ubundi ujye upfa kurakara ni gake cyane ni iki kintu cyakubabaza sinzakigukorera bitazatuma nta kindi dushwa Imana ishimwe icyo cyose turagihuriramo hanyuma fofo hari ifoto umuntu yigeze gukoresha ndetse abantu benshi birabatungura birabatangaza bandika hari umuntu nkunda fofo cyane bimwe birenze ariko uzamumbarize kuri iyi foto nabonye hanze uzamubwire ngo ni Alex from Canada. Ifoto imeze gute? Ifoto wambaye ipantaro ya gris n'agasengere ka white. Iriya foto rero nava ngo kuyipostinga byarangwiriye kuko iriya foto bwa mbere nayifashe nagiye ahantu kuri ababijuteri ayo nangiye gukoreshayo nanongera nkoresha kuri bijuteri uwo munsi romva mu rugo ngiye kwiga igare riri abanyonga nago ndizi yego none ngiye kuryiga imvura yitigwa mpita njya aho ngaho kuri bijuteri mba ndi gukoresha ibyo nashaka gukoresha mba ndiyo mu gihe bari kunkorera mita mbwira umutwe ati wamfata iyi foto azi imfoto rero nyinshi ariko mbona n'imwe nziza irimo nakunda kuko nta post ya Instagram nari mfite icyo gihe ndambwa keka tubyure bwo nzifotoza ubutaha ndagenda mbika telefone birarangira kera kabaye ko nta gusuka ko agiye gushira igihe kiri nta postinze nongera nisaka amafoto ndeba amafoto yose bona ara postinze nsanga nisigaye no arukuru ufite telefone harimo urumuri rukeye buri urumuri cyo muri screen ntago ashaka kubona ifoto neza ndangije ndavuga ko mpfa ku posting ntago nigeze nyishyiraho mbanyishyizeho gutyo ntangiye kuryama mitanguraho data ndaryama ari ukuntu ufunga Instagram nda cyangwa se kimwe muri ibyo mu cyo ushaka wenda wafunga data za WhatsApp gutyo yego ndabifunga ndaryama mu gihe niryamye nka kera nabyutse mfunguye data nsanga ama message ni menshi iriya foto nsanga kuri WhatsApp abantu bamucatse hari abamamagaye message zisanzwe kuri Instagram abantu bari kumbaza iyo foto bite ndebye mbona aho yamaze kugera ni kure kuruta uko navuga ngo ndayisiba nanubira cyariho iracyari hanyuma arabatekereje ngo wabikoze kugira ngo bagwisha abagabo mu mutego harantu byaba bihuriye oyangamije kubagusha n'ubundi bamwe muri bo bazaza uwo mutego wa mugani nkawo bagwishamo aho mbyiko kuko nta waje ngahugwemo ni ukuvuga ngo ntago ari cyo nari ngamije nese fofo uvugisha ukuri kandi nzi kuri mu bantu batajya babeshya ubundi we uri nka ketchup uposting ira foto wandikiye n'abantu bangaye uvugisha ukuri sha ni benshi cyane ni benshi pe bishoboka nabuze icyo mvuga nanjye nyine numva nta kintu mfite cyo kuvuga nayo kuvuga akasubundi nibyadanje kubwanjye iyo nza kumenya ko ari kuri imeze ntabwo nari kwishyiraho ntabwo nari kuyipostinga ku mbuga ariko nabibonye nyine mitagiye ndabyakira uko bimeze mbabarira umbwire nk'abantu bagwagize comment ntabwo nshaka kuziba ya inshuti zawe ntabwo ari babantu bandika inshuti zanjye abantu benshi baratungwe bose nyine baratungwe kumva ko ntabikora nyine baratungwa benshi abanzi neza ariko nta kundi nari kubigenza abatakuzira bo bakazanira ari utanziye tagavuga ati ba nyine bikoze mbishaka utanzi wese avuga ibyo ashaka ariko nkumva ntabakubwiye ko abagwishije ntabwo mbizi bihwanye n'irari ryabo ati rwose gutya bakakubwira ibi nabwiye byinshi ariko bikaza bica mu matwi nka fofo yayipostinze we nta target afite kuko ntabwo ari uri ku isoko runaka uyipostinga ari posti gusa kuko hari n'igihe bibaho ko ushobora gupostinga ifoto we wumva nta gisobanuro ifite hari umuntu wundi ushobora guhita aza akakubwira uti sha fofo iyi foto yaneye kuba nakifuza ibiki n'ibiki ibyo bintu wabanye nabyo gute rero na comment zayo nabonaga ko uri nyine ari ifoto uri gukomanda nahitaga mbireka ntabwo nabitindaga nahitaga ndeka kubireba kuki utayisibye se fofo n'ubundi nzashyiramo archive ariko bitewe n'umubare w'amafoto mba mfite kuri Instagram cyane nifuzaho kuko ntaga postinze indi niyo mpamvu nabaye nyiretsekeyeho kudesemana kuba umusitari ni danje kandi bari nk'umuntu yipostinze usanzwe
nta kibazo cyabaho ariko kubera ko ari fofo wo muri papa sava wa mukobwa uzwi wa mukobwa mwiza umuntu wese ahita agira iki ahita fofo uyu munsi kuba uri ravuga icyamamare ntihari ibintu bikubangamiraho nk'ibyo byose nyine donc akaba ari ibintu wakirimita gukora ari ibintu nyine udakora mu by'ukuri ukeneye ariko hari n'ibyo udakora ariko n'ubundi bitari iby'umumaro yego urugero ni nk'icyo kintu ujya wifuza uti iki kintu nagikore kuko ndi umustar ntabwo iki kintu nagikora ni ibintu byinshi kurya ibiraha mu nzira of course ntabwo nahagarika indobo y'ikiraha ngo nayo ibiraha bibiri uhita uvuga uti icya kabiri kumushwa na motari mupfa ijana ati motari ariko uramwihora ati nta kibazo ntabwo ubyihorera kubw'uko ushaka kumwumvisha ko ufite byinshi byo gupfusha ubusa ariko wirinda kumwereka ya mahane ukina ko ari ugira by'ukuri wakabahanira uburenganzira bwawe ariko kuko arivuga ngo umubwiye nabi akagufata nabi ubu ni wagenda ngo mudiskite ibiciro oya dushobora kudiskita ibiciro ahubwo ikosa ntakora niriye kuba nk'urugero ndengeje aho nari ngiye nkamubwira nabi ndavuga mota ntabwo wambaniye bikarangira ariko nkambira ashaka kumbwira mota rwose ngiye barambabaje buriya ererere ariko kubera ko ari bumbone mu ishusho ntazi uko ari bumfate nyine mwerera imbuto niko nabivuga yego mwerera imbuto mama ni nacyo bibiri dusaba hanyuma uyu munsi uri umu actress mwiza tubwire rero uherutse gukina ngiye nshobora kuba nyize ariko hari umuntu hano udaherutse kureba papa sava wifuza kumenya ese cyangwa se iyo wibuka ya vuba ya nyuma mperuka navuga ngo ya nyuma mperuka niyo nakirinye Madederi na Veve baza gutwara papa sava amaze iminsi wanjye niyo ngiyo yego iba ibwira ahanini abakobwa biyitirira ibitari ibyabo ni nk'uko muri make nawe wiyitiriraga nawe mba niyitira umutungo utari uwanjye gusa nyine kuko batatu bararwanira umugabo w'abandi nta n'umwe we urimo w'isezerano ugasanga afite umugore w'isezerano namwe ubwanyu muri kumusererera kandi afite umugore we cyane ese papa sava bafatana mwari muryamanye oya yari iwanjye gusa bisanzwe ariko kuki uri gutubeshya oya biri serious ko niko iyi episode yubatse kuko itangira papa iri mu nzu bisanzwe tutaryamye bakaza bansange wanjye yego hanyuma urakoze hari n'abahita babisanisha ati fofo koko akundana na papa sava cyangwa se byagiye bivugwa biriya bintu byo nta kintu byajyaga bikubwira cyangwa se bikubangamira mu kazi kawe oya nta kinyizi bimunganyaho kuko ninjiye nzi neza ko nshobora kuzavuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ntabwo rero nigeze mvuga ngo byanera ikibazo mu by'ukuri oya hanyuma hari abantu batekereza ko Noella yambara ikibuno none reka niyambura imbere ya kamera shaho se ukuntu ugenda ntakigondera ako fofo ni wasaze fofo buretse impamvu bivuze n'ubwa mbere byumvishe arabimbaza nese kubera iki bashobora gutekereza sibwo ikibuno wacyambara iteka ryose we hari nk'umuntu bifata akayifata nk'ubuzima bwa buri munsi ni nk'uko ubyuka ukambara ishati ariko biravuna cyane yego ise nk'umuntu akubwiye ngo wambara ikibuno ubyumva gute wiyumva gute ntabwo ndamwihura ko sinamuhinyuza nese namubwira ngo koraho ngo wumve reka ngo niyambure oya ndaseka nka kwihorera nese narenze iki oya ushaka kumubwira uti koraho hano ku ruhande oya nimba uzi ko mbeshya ndashaka ngo nawe kandi byambangamira oya ari nk'umukobwa umuhungu byo byaba bibaye ibindi bintu numva nyine yambangamira nawe ubu ntabwo watuma nkoraho gutya oya waba nyine mba numva umuntu ari kunjena fofo nituva kuri kamera ndakora numve kutambara ikibuno wibeshye noneho njye nguregera abakunzi b'agasaro ubwo rero bya bintu byaba ari byo nzego reho oya nibyo ndacyambara ariko fofo ntukansetse oya bisho ni joke ntago nakoraho nta burenganzira baba bamaye ni blague ba nivugira ariko no kucyambara nyine gusa niba ucyambara bikakora umuntu ucyambara nyine akabona bimeze neza navuga ngo go ahead nyine wese agira uko akunda niko nabivuga ese umuntu ashatse umugabo yambara ikibuno
yajya ajya mu bantu agakomeza kucyambara mpaka kimwe no ushobora gushaka umugabo akagutegeka kucyambara akavuga ati no ariko hari imyenda nk'umuntu yambara nyine ukabona ni ngombwa kubikora hari imyenda nawe ushaka ubuse niba koko ikibuno ari cyafuva hari imyenda ushobora kwambara ukifuza gushyiramo ikindi kibuno sanda mbabarira dore bizangara kubisobanura aransekeje bakunzi yacu ngo hari umwenda wambara yes ngo bigatuma ushyiramo ikibuno nese ka nk'urugero sando sibyo ufite nk'ubukwe yego ugiye umuntu wenda uri bukwambike afite nk'amakanzu wenda y'abantu babyibushye gusa ni urugero yego akubwira ati rero amakanzu nsigaranye wenda make ku bushobozi mbona ufite naya urongera 1,100 kandi mu by'ukuri 1,100 aribwo ngiye kwanga ubone akanzu y'abantu bawe ni urugero ntago ari amafaranga ari hejuru yaguze uwo mwambaro wawugura ugakodesha ikanzu ukagenda mu bukwe bwawe bikarangira ukambara n'ikibuno cyawe hanyuma Fofo hari abandi uno munsi dukoreza abakunzi banjye yego je Fofo ndamuzi kandi uko muzi ni uburyo butari nk'ubwo batekereza uyu munsi mujye mutubabarira ababyeyi tuba turi kubariza aba bantu ku byo bibaza bafata Fofo ngo n'umukobwa uhenze nawe akabajya mu basile queen bihisha ngira ngo ibyo nabyo byumva wabasubiza icyo umuntu ushobora gutekereza ko ikintu cya mbere cyo nabwira kuba no ushaka kuba slay queen nyine slay queen uri successful ntago bisaba kwihisha bisaba kwigaragaza ndetse ukatura ibyo ukora iyo watuye nibwo ubona abakiriya benshi nibwo ubona byinshi wifuza kugeraho muri career yawe ku bwanjye ndamutse mbaye slay queen nkaceceka ni nko gukorera abahehera babyita gute no gukorera mu bwisho ntago nta kintu ugera ariko iyo wamamaje bigeraho hanyuma impamvu nyikubajije nabonye comment uheruka gukora ikiganiro kwa Cita mbona umuntu ati uno mukobwa ibintu byose yambaye birahenze ati reba telefone ntiwagiriye telefone ati utari umuslay ariko ndibaze se koko imyumvire y'abantu nago ariyo nushobora gukorera ayo mafaranga iyo telefone ukayigurira ngo nta mukobwa akigurira ngo iPhone 11 cyangwa se 12 gutyo na gutyo nibyo bishyira muri kurumva nk'urugero nkawe iyo ngiyo ufite ushobora kuvuga ati wenda hari amagence abantu bashobora gucuruza amatelefone bikora ati ndongera amafaranga mu mukuru wayo meme no muri mutene yize kumva bihari ibyo bintu ugatanga telefone ufite ishaje bakakongera amafaranga guhereza inzu ni ibintu bikorwa cyane no urugero Banyarwanda Fofo ujye gutuma yerekana telefone ngira Shafu wagiye kagutsibya kuri mvuga ngucisha kure ntago mitenero oya sha nukuri ngiye kuyereka abakunzi bagiye usiko ujye gutuma ngo na pochette nkayibereka nkoka byaramwe Fofo wagiye gusebanya wenda pochette nono bakunzi banjye mundebere namwe ubi telefone irashaje kamerama mbari zooming ino ntuzi na telefone muri wo kuri Fofo nsebeje wayizuminze yego ni 80+ kandi genda byemera nta rubwo yamenetse urabona yaramenetse oya ntabwo amenetse cyakora wenda yego uri mukuru wanjye ariko rwose Fofo rukanze urajya bajya bavuga ate ko si uyu muntu ukakora amafaranga ajya ama telefone yamena gusa pochette iri manegeka ariko oya nizima ariko nasira bibona kwa kuyivanamo bya buri gihe ntago byabura ibibazo iyo telefone uvugisha ukuri nawe yiguriye cyo ni gift ninjye wayiguriye nari mfite telefone nari mfite indi ntoya yayo nongeraho ngurira so urumva ntago bivuna iyo wari ufite indi yayo n'ubundi kuki bashobora gutekereza ko umuntu bita Fofo se cyangwa undi mukobwa wese yaguze ikintu ko amafaranga y'abagabo ntago nzi impamvu babivuga ariko abantu benshi niho babyishyiramo ntago nzi impamvu wenda gusa nyine buri wese agira uko agenda nanjye ngira uko ngenda kimwe nuko ushobora gusanga wenda nyifite gutyo ni ibintu byinshi ari na gift n'urugero kai gift ntago miruka kuva nabaho seriously uretse gift nahawe nkirangiza secondaire ya telefone nyihawe na sister wanjye yego na musaza wanjye wamaye telefone ndangiza troncome nta zindi telefone ndabwa mu gift kuva nabaho ibi mbivugira kuri kamera ko nzi ko YouTube yebwa n'abantu benshi so ari umuntu wayimaye of course ashaka kuza muri comment akanyomoza mbivuga mbizi neza ko bishobora kubaho ariko ntabwo ndahabwa gift ya telefone yo hariga natwe turakora rwose ribakagiye bumva yuko umukobwa atakigurira ikintu ngo Fofo yambaye uruketo rwiza nabagabo ushaka gusanga ruzirango tumba nambaye nk'ibihumbi byanjye 3 by'amanyarwanda ikanzu nari nambaye ikanzu y'igitenge yego n'uturinete yes ushaka gusanga iyo kanzu nayideshe kumbe 2 mu haranye bwo guhepfa ariko kuko wenda bitewe n'uburyo wenda bari kwibonamo bakavuga ati birahenze ariko mu by'ukuri ndi umuntu mu buzima buhenze cyangwa se buryo uberewe bakumva ko
njye ntabyo navuze njye ntabyo bavuze koko tubusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro Yego. nkakurekura ukajya mu tundi tugahunda uyu munsi uri umukobwa navuga ngo ufite donc aho wageze kure ese ntibishobora kukubangamira ko hari nk'abagabo bagutereta bubatse ndetse ubizi cyangwa se wari wahura n'umugabo wubatse akaba yagutereta ndetse unabizi ko ari mariye oya ubundi akenshi abagabo bari mariye baratereta pe birakorwa hari no kubwira ati buriya rero umugore wanjye tubana buriya ni nka sita wanjye turabajama rwose nkunda wowe ariko biransetsa kakubwira ati iyo tuza kumenyana mbere niwe nari gushaka mwamarana kabiri nabwo ugasanga ni nk'uko ariko ntago byo byabura kuko birahari cyane hanze aha ase nk'iyo ubonye umuntu arubatse aje aragutereta umufata gute tubwizanye ukuri ubundi ubwo wamukunda wamufata nk'ikisazi umufata nk'iki intege zo kuba nashaka hari akantu kavaho of course nzabikora kuko nkunda umuryango nishimira kuba nagira abana ndetse nkajya n'umuryango ikindi nkunda ko abana barererwa mu muryango nzabinyuramo ndabizi ariko hari akantu mpamvu kamanutseho gake k'icyizere cy'abagabo oya ariko ari n'abagabo beza bambi babaho uzashake ni byiza vraiment si byo se yego nukuri kuko njye numva urubyiruko umuntu agatinya kuba yashaka ibyo mbona hanze ariko ushaka kuzashaka ubundi gushaka ni nko kubetinga yego iyo ubetinze urarya cyangwa ukaribwa ibintu ni bibiri so nanjye nzahita betinge njye cyangwa ndibwe ibintu ni bibiri yego se none fofo nk'uwo mugabo wamukunda oya cyangwa se ashobora kuza mu yindi shusho y'umuntu utubatse ariko nyuma ukazabimenya ntabwo nshobora kuko mba numva ameze nk'umuntu wibye umugisha wundi icya kabiri turetse n'umuntu wubatse nubwo nakundana n'umuntu nkamenya ko ari undi mukobwa umukeneye ndamuharira nikomera nese uwo muhungu watamukunda we ari wo wakunda none ntabwo ngiye nkunda nyine ntabwo nyine nkunda suva ngo ntabwo nzi guhatana ibiba ngombwa ndabihatana ariko iyo bigeze ku marangamutima y'undi muntu ndamuharira nikomera niyo wakunda umusore yego reba nko kuri usanga nk'urugero nko muri bisi abantu bagiye kwinjira bari guhatana bose bashaka kwinjira barwana mpita nishyiramo ko uwo muntu abikeneye kundusha so atashobora kuba asize umwana atamusigiye amata ashobora kuba nyine mpita numva ko afite impamvu irenze iyanjye bigatuma muharira nkaba nateganyuma nikomera nyine nkunda guharira ubuze ikintu cy'umwana uranyibutsa fofo hari abantu bajya bavuga ngo fofo ni umufiyemera byaba ari byo oya ntabwo ndagira umugisha akijye mu kigeni kigera imana ikabishimikamo nzabigeraho ariko se kuki abantu rero mujye mwandikira fofo mumubaza amakuru yose sibyo gera ukuri ndaribaje se ariko nuko benshi bazi ko muri sinema abakobwa benshi ariko bimeze nyine babyaye niko bahita babifata kuri bose ni nk'uko nguko hari n'abandi bajya bibaza ngo kuki abakobwa muri sinema benshi baba barabyaye ariko ntibabyara barageze muri sinema abenshi baza n'ubundi bafite abana batekereza ko no muri sinema bazibate abantu muri sinema baba bakora cyane akana muri sinema baranagowe bakora kurusha ni ukuri baranagowe pe ugasanga umuntu ari muri sinema ariko ugasanga ngo uyu n'uyu yateye induyu kandi so umukobwa ataranabona ni kariso ye cyane ego batari ikibazo ni ikibazo gikomeye fofo hari abakunzi bawe rero hano benshi bagiye batandukanye uyu munsi ubasubije byinshi bitandukanye ariko ni ikintu kijya kikubangamira nk'iyo wakoze ikiganiro ni iki kintu gishobora kukubangamira ukavuga uti nubwo nanze ikiganiro wari wanabyirinze ibintu by'ibiganiro uti nzambitanga gake ariko hari ikintu kijya kibangamira natanze ikiganiro ni iki ni iki kintu kijya kikubangamira nk'iyo ngubu dukoze ikiganiro tukavuga ku mukunzi wanjye kuri paterne ubu ndaza gusanga inbox ari umuntu wasevinze nk'ifoto na postinze ye ayigarure shaka uko ibintu wabivuyemo agakomeza kangira inama wabivuyemo nyine ugasanga bangaruye mu bintu navuga ngo biguca intege binshi intege kuruta ibinyubaka ukumva aragarutse ati paterne gutya na gutya undi akaza nyine wajya mubibukije ikindi kintu kibaho ari abaza abantu bambwira ngo courage komerezaho ariko abenshi nabaguca intege no hari ugaruka ku kintu navuze akakincaho intege nkuko nguhaye urugero niba navuze paterne ahita amwibuka yamwibuka agatanyandikira sha paterne buriya wamwihoreye ibintu nk'ibyo ni byinshi cyane umuntu aba yaranyuzemo ariko kiriya gihe nk'inshuti zawe nyinshi ntizaguciye intege uyu muhungu ndajyaga mbona ngo si mwiza mureke ntimuberanye ntabwo zipfa kwerura buriya kank'urugero sando hari ukuntu umuntu ajya kwerekana umukunzi iwabo ugasanga nk'umubyeyi araje yinyabije mu cyumba terega buriya cyambere buriya ni urukundo wamwereka inshuti
terega buriya cyambere n'amafaranga safite amafaranga ati nta kibazo kumva ko mu by'ukuri ari ukuntu bamunenga bateruye niba bivuze ngo ntafite amafaranga we yamaze aho kuvuga ati ntafite urukundo se cyambere n'urukundo ibyo nivuga ngo icyambere yavuze n'urukundo nivuga ngo yamaze kuguca intege ko physically nyine atamushimye yego so ibyo byose rero ntago inshuti zigeze zerura ariko hari ibimenyetso bimwe n'imwe wagenda gubona nk'umuntu nyine utangiye gukuramo gake sinkuze cyane ariko ndagerageza kuko ari abo nduta bari munsi yanjye hari ibyo mbona nkabona ko wenda batishimye gutyo yo kandi disi ukuntu ukunda abantu bakundana ntibakaguca intege fofo none ngiye kubaza ikibazo cya nyuma dusoza Paterne ni umukunzi wawe murakundana muri kumwe ibiki byose uyu munsi we katajya gupostinga atakigupostinga no impamvu nago of course nago twara dupostinga na buri munsi oya warabiretse na warabireka ari nahantu ndi abantu batekereza ko bishobodeke ko byarangiye byo nago byarangiye aho urugero occasion yaboneka ko yampostinga na anniversaire anniversaire yanjye mwaka ushize yari 25 December byageze icyo gihe mu muryango twagize ibyago by'umuntu wa hafi nanjye bwanye nari kuyifeta ariko nago nayifese kubera icyo kibazo so yagiye kwipusiga mbwato yayivaneho nago mbishaka kuko nago nyine meze neza nago ndi mu gihe cyo gucelebrate anniversaire même no kuri state WhatsApp size mbi posting wa anniversaire birarangira uyifeta nyuma no nago nayifese ko twe tutarakurikiye narabyihoreye so urumva niyo shore kumpostinga nta wundi munsi uri hafi iri kuba yarampostinze yego ikibazo cya nyuma kirakomeye ariko kiranoroshye umunsi byagaragaye ko Paterne mwatandukanye fofo bizagenda bite ntabwo tuzatandukana ko gahunda zirakomeje nejo muri ano mezi ari imbere kuko igihe cy'izuba cyageze igihe cy'ubukwe igisigaye no kuzamenyesha amatariki ushaka umukenyero ushaka nini nkwererano reka mbitsindagire nzagutwerera bishimishije ntabwo uzantwerera kwipimisha covid gusa ariko no kuza kwa n'inkunga ikomeye da nagutwerera mu bushobozi bwanjye n'amaboko nkanipimisha covid nyine byose nkagushyigikira umuntu covid ya 5 koko kibe no kushana kubikora Imana yaraciye inzira yaranarangiye oya of course nubwo umuntu bwe bije yabiri ziri harazuzuye still haba hashyire nyine kwerekana ko Nerega no gutwara burya no muco warubize no muco iyo ufite igira icyo utanga ushobora kuba udafite amafaranga ariko ukaba ufite amaboko n'umwanya kubutaha kuba wamfasha mu mirimo no kuba wantwerera bivuye mu mufuka byose bura nuvuga ngo ni gutwerera kuko kera batweraga nk'igiseke cy'amasaka so urumva biza mu buryo bwinshi ubu bawumva ukwego bizome Stefofo wese buretse ntiyazaba haguruma nanjye mbifite amazi kuko bizaba bimeze ariko bizakunda mwe n'Imana ni ukuvuga ngo biramutse menyekaye kuri musore mwatandukanye ntekereza ko abantu bakomeje kumburira bakishima ko aranambwira ati wamuretse mureke hakiri kare n'undi nta murenge muri mwajyamo urumva abantu bahita cyangwa se n'urugero ntanze wenda hakaza andi makuru ati shawo se koko Fofo barakundana Fofo wagira ngo twumve yumva amagambo y'abantu n'urugero oya shabusubu nago nakumva nago byo byashoboka wakumva Paterne nyine sinabisobanura gute sinagura muri kumva gusobanura ko nyine ibintu wumva bikurenze kubona uko bisobanura mu magambo sawa reka dusoze ikiganiro ugira icyo ubwira abakunzi bawe icyambere nababwira ndabanza kubashimira barakoze cyane kumva hafi kuva ku munsi wa mbere kugeza kano kanya ndabashimira yego navuga ngo nabakunzi ni inshuti zanjye ndetse n'umuryango wanjye so ndabashimira cyane murakoze ikindi bakomeze bankurikirane bakurikirana akazi nkora kuko badahari ntabwo nakomeza bakomeza kurikirane bakore subscribe kuri channel Pasava barebe se buri koko neza amasaha akwiriye ikindi nanjye bonye bamfollowing ku mbuga nkoranyambaga harimo Instagram nkoresha amazina Gentino Noella cyangwa searchinga Noella niyo mubyeyi nabwo urambona bazaba bakoze cyane ndabashimira yego sha ariko mwirinde kumutereta mwumvishe ko afite ubukwe vuba mwuka byaramo sibyo nono cyangwa urashaka n'undi oya nago ndi ku isoko nago uri ku isoko Noella nukuri ndagushimiye cyane bikuye ku mutima nago babyoroshye mugani wawe ariko wakoze kwitabira ubutumire bwacu ndetse nshimye Imana ko uyu munsi wahageze ukagira amahoro yego murakoze cyane ibihe byiza yego